Ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Umeze neza? Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kintu kivuga ibintu dusoma, ibintu tubona kuri internet, ibintu dusoma kuri WhatsApp, ibintu dusoma ku masati y'abantu, ibintu twumva kuri YouTube n'ibindi bitandukanye. Hari ibyo wumva cyangwa se ibyo ureba. Nubwo bwose iterambere ryihuta, nubwo bwose dufite internet, nubwo bwose dushobora kubona amakuru mu gihe gitoya, ntago ariko ibintu byose twumva cyangwa tubona biba ari ukuri. Hari abantu nyine bakora kinyamwuga, agakora ibintu akabishakisha, akavuga ibintu bifite ukuri. Ariko noneho hari n'abantu bafata amakuru bakayica babishaka, bagakuramo ibintu bimwe na bimwe, bagatanga ibindi bafite icyo bagamije. Hari abagamije gusenya, hari abagamije gushyushya abantu imitwe. Icyo umuntu abagamije cyangwa se impamvu umuntu atanga amakuru ni nyinshi. Hari n'abagamije, mujya mubyumva cyane cyane aho YouTube itereye imbere, usanga abantu bagamije kubona views. Views ni umubare w'abantu barimo bumva ibyo bintu. Iyo umubare ubaye mwinshi nyine hari inyungu byanze bikunze abifitemo. Noneho rero ngewe sinshaka kureba abo bakora ayo makuru. Ndashaka kwirebera wowe usoma, wowe wumva, wowe ureba ibyo bintu bakoze. Ese iyo uri mu bireba uratekereza cyangwa umiragura bunguri wumva ibyo bintu uko byakabaye? Iyo ubonye amakuru, wumvisha amakuru, usomye ikintu, uratekereza cyangwa nawe uhita ujya mu murongo w'ibyo uwo muntu yaragamije akora iyo nkuru, akora icyo kiganiro? Niba yaragamije kugushyushya umutwe, uhita ushyushya umutwe. Niba yaragamije yuko ayo makuru ugiye kubona, ugiye gusoma, uhita uyatanga nawe ukayakwirakwiza utabitekereje. Niko bigenda. Kuko hari igihe ushobora kuba umufatanyacyaha mu gukwirakwiza ayo makuru kuko utabitekereje, utafashe umwanya ngo usesengure. Reka dufate urugero rw'umuhungu n'umukobwa bakundana. Umuhungu n'umukobwa barakundana, hari ibintu bakora biherereye mu cyumba kuko bafite smartphone, bakifata amafoto. Cyangwa se ugasanga umuhungu yafashe umukobwa amafoto yambaye ubusa, biri kuri telefone. Tuvuge yuko umuhungu uyu munsi atandukanye n'umukobwa. Uwo muhungu agahita agira gute? Agahita ajya gutanga ya mafoto. Ashobora kuyatanga kugira ngo asenye wa mukobwa, amwicire ubuzima. Ashobora kuyatanga kuko avuga ati waranyanze nawe ntabwo uzabaho amahoro. Bashobora kumwiba telefone, uwayibye akaba ari gutangira kubisakaza. Hari ikihishe inyuma cyo gusakaza ayo mafoto y'uwo mukobwa wambaye ubusa. Uyu munsi rero reka ngo ufate wowe ubonye ayo mafoto, nawe ukihutira kujya kuyerekana, ukihutira kujya kuyasakaza mu mbuga zitandukanye uriho. Ese wowe ugamije wa muhungu ko yaragamije kwica ubuzima bw'uwo mukobwa, nawe uri mu murongo umwe n'uriya muhungu? Ugamije iki ukwirakwiza ayo mafoto? Uyu munsi iyo umuntu akwishe ngo uri umufatanyacyaha, nawe uri umugome, birakubabaza. Kuki uri mu bikora? Uyu munsi tujya tubona amafoto y'abantu banyweye bakizihirwa bikabarenga, baryamye mu muhanda, bananiwe kuvuga, barimo batongana kubera izo nzoga. Umuntu wagiye gusohora iriya foto akajya kuyitangaza, hari impamvu, hari ikintu yaragamije. Akenshi iyo usesenguye nta nubwo usanga ari uko yaragamije ikintu cyiza, kuko agamije ikintu cyiza iriya video, iriya foto yayigumana. Afitemo ubugome, afitemo kwica, afitemo kwangiza uriya muntu yafotoye cyangwa yafashe iyo video. Noneho we arayitangaje kugira ngo yice ubuzima bw'uriya muntu. Noneho nawe warangiza wayibona ugashyuha, nawe ukayisharinga, ukayipostinga, nawe ugaseka, ukagira gute? Ni ukuvuga rero ngo uba urimo nawe ugira uruhare mu mugambi w'uriya muntu wagize gute, wafotoye ndetse agakwirakwiza iriya video. Ni ukuvuga ngo niba ubonye iyo video ikakugeraho, wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu kuyigumana ntisirikire, ntizenguruka ahantu hatandukanye. Kuko uko abantu bayibona, uko nawe uyishyiraho ukayizengurutsa, ni kurimo ugira uruhare mu gukwirakwira kwayo. Uyu munsi urabona ikintu cyiza gishobora kugirira abantu akamaro, ntabwo ugisharinga, ntabwo ugikwirakwiza. Ariko ikintu kirimo gisebya umuntu cyo ukihutira kugitangaza, ubugamije. Uyu munsi ujya uvuga uti ese iyi video ko ingezeho, iyi foto ko ingezeho, ikaba irimo isebya uyu muntu, unabitekerezeho, ninyitanga izagarukira hehe? Ariko ushobora kuyireka kuyitangaza ikakugarukiraho. Niyo abandi bayitangaza birabareba,
ariko wowe ntabwo ufite uruhare mu kwica uwo muntu, kuko uriya muntu twabonye yambaye ubusa, uriya muntu wabonye aryamye ahantu, uriya muntu wabonye akora ibikorwa bitari byiza, ntabwo tuzi impamvu yabikoze, ntabwo tuzi impamvu uwo muntu yamushyize ahagaragara. Ejo rero hari igihe agarura ubwenge cyangwa yabona ibintu byamubayeho, yabona ahantu amafoto ye yari, ntabwo muri we aba akiri umuntu, ugasanga yariyahuye, ugasanga ubuzima bwe burarangiye, ugasanga kariyeri ye y'akazi irarangiye, ugasanga ahantu hose azajya aca bazajya bamutunga urutoki, bamuvuge, bamuseke, kubera ko twebwe nk'abantu babonye ibyo bintu twagize uruhare rwo kubikwirakwiza. Noneho mu gihe turimo tuvuga kuri ibyo bintu by'amafoto, ikindi kintu uzarebe, umuntu wa mbere wafashe iriya video, umuntu wa mbere wafashe iriya foto akajya kuyikwirakwiza kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga, wari uzi ko hari igihe ahindura izina rye, agahindura izina akiyita ikindi kintu kugira ngo atamenyekana? We yabitekerejeho, ariko wowe n'izina n'ahantu n'amafoto y'abana bawe cyangwa se amafoto yawe aragaragara. Nta nubwo ureba ngo uyu muntu we yagiye gukora nabi arikingira, arihisha, wowe wanyuze ukaba umufatanyacyaha w'ibintu yakoze yabitekerejeho wowe utabitekerejeho. Nkiri mu kintu cyo gusharinga, hari igihe umuntu yenda yarafite internet, amakuru sinzi, ukajya kubona ukabona nk'inkuru yabaye mu 2005, kuko wowe wari bw'ikikugeraho ugasanga inkuru yabaye kera, hashize imyaka 10-15 wowe urongera urayigaruye. Ese uyigaruye kugira ngo wibutse abantu ibyabaye? Uyigaruye kuko ari nshyashya kuri wowe? Uyigaruye kubera iki? Analyze, gushishoza, kureba ikintu, ntitumire, ntidufate, ntidusakume ibintu ibyo ari byo byose tubonye ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kintu yenda kibabaje nuko umuntu ikintu kiramubaho bigasirikira, kubera ko telefone, smartphone na buri muntu wese arayibona, arayifite, ntabwo icyo kintu gisaza. Internet ntisaza. Muntu urimo ukora ibintu yenda uyu munsi sinzi impamvu bikora, ushobora no kuba uvuga uti bankamere bamfata amafoto nta kibazo, ariko ntago bisaza. Uyu munsi turi muri 2023, mu myaka 10 iri imbere bizagaragara. Ese ibintu urimo ukora wemera ko bagufotora wambaye ubusa, ngo murakundana, bakobwa beza, abahungu beza? Gukundana bivuga kwemera kujya hanze, yego murakundana. Ese ko urimo wambara ubusa kugira ngo akurebe, urimo ukora ibyo bintu kugira ngo akurebe, ni ngombwa kamera? Telefone ko nta banga ririmo. Uyu munsi yenda murakundana wumva nta kintu yagukorera, ariko bayimwibye se, asharinze se, agasharinga paraxida. Hari umukobwa nabonye yifotoye amafoto yambaye ubusa, aho kugira ngo yohereze sheri we aribeshya ashyira kuri stat ya WhatsApp ye, ari uyishyiriyeho. Isi yose irabibona. Kubera iki? Wategereje ko muzabonana ukiyambura ukamwereka rwose? Ese uyu munsi ayo mafoto abana bawe nibayagwaho, mama wawe, papa wawe nayagwaho, ababyeyi bawe nabagaho, uzumva uri fieri, ujya kubikora uvuga uti biramutse bigiye hanze nta kibazo, ariko wikwibwira ko iryo banga uzarigumana. Reka da, mu gihe wifotoye, mu gihe watangiye gufata ayo mafoto, ibanga riba ryahagaze. Tekereza uyu munsi uvuga uti ejo bizagenda gute? Bizagenda gute biramutse bigiye hanze? Wabyirengera cyangwa ubuzima buzaba bubi kubera icyo kintu? Wowe ubwawe ubikora, ariko none dutekeze nawe wirukanka ujya kubitangaza, ufite iyihe nyungu yo kubona umuntu runaka utazi ase? Wasetse mukaganira hagati yanyu kuko mushaka kugira guseka uwo muntu, ariko ntujye kwirirwa ubitangaza. Mu gihe rero ubonye ayo makuru, n'ukuri banza usesengure, uyu muntu agamije iki? Ese undi reba iki kiganiro umuntu avuga birashoboka? Kuko muzarebe n'amakuru bakunze gutuma abantu bashyuha imitwe, ni bya bintu bitabaho. Umuntu yagurutse, umuntu araguruka koko ngo afite amashitani, afite iki? Ubirebe, niba ufite internet ukore n'ubushakashatsi urebe koko ese ni uwa mbere ugurutse. Abantu baguruka kubera iki? Niba bibaho wikwihutira kugiterura nawe ngo kijyanye. Ngenda avuga keretse niba ufitanye umugambi na wa muntu wabikoze kugira ngo mugere ku cyo mugamije. Ibintu byo kuri internet tubyitondere, dusesengure, unareba impamvu ugiye gutangaza ibyo bintu. Baravuga ngo umuntu yibye umwana, arimo arashakishwa. Ibyo ngibyo ntabwo ushobora kubipostinga, ariko niba ugiye no kubipostinga, reba igihe byabereye, nibwo ukibibona. Ese ni gute wabiverifiya? Ni gute washakisha ukuri kwabyo? Reba umuntu ushobora kuba uzi, ushobora kuba afite amakuru, mubaza ati ibi bintu wigeze ubimenya? Uganire muri groupe ntoya, apana ugiye kuri groupe irimo abantu 120 uteretseho ikintu cyarangiye kitari ukuri, cyo gusebanya, cyo gukwirakwiza ibihuha n'ibiki. Ugamije iki? Reba umuntu umubaza ati ariko iyi nkuru warayimenye?
hari abantu bahora bari updated, bari ewana buri kantu kose bakazi cyangwa bagafiteho amakuru, bazabo bantu. Hanyuma rero ngaruke no kuri internet, ku ikoreshwa rya internet. Umuntu dufite uyu munsi Twitter, hari abantu bazi gukoresha Twitter, bazi gukoresha Facebook. Ukiyita ikizina kitabaho, ugashyiraho amafoto atabaho, warangiza ukaba wirirwa wicaye inyuma ya computer yawe ukomanta, uvuga, mbyita ko ari ugusohora ubumara bukurimo. Ufite ubugome, ufite umutima mubi warashize muri wowe, warangiza ukabisohora muri wowe, ukabitangaza ahantu hatandukanye. Nta commentaire nziza igikuvaho, nta gitekerezo kizima kijya cyubaka, ariko ikintu ukora ni ukugira gute ngo ni ugutwika yewe. Abantu bose bakaba bakuziho yuko umuntu witwa runaka udafite izina rizwi cyangwa udafite ifoto izwi, ikintu cye ni ukuza asenya, akoresha violence, yica umuntu, akora commentaire itari nziza. Iyo wicaye ukisuzuma, wumva uri fier, wumva uri proud, wumva uri umuntu w'umugabo hatari uba wakoze ibintu bijya hatari by'ibikorwa byiza. Niyo nzira wahisemo. None se niba ari iyo nzira wahisemo, kuki wihisha? Kuki wiyita izina ugashyiraho ifoto itari yawe kuri izo social media? Wabaye wowe noneho ugahagarara ukavuga uti ngewe ndi umugabo, kandi muri ngewe hagomba kuvamo ibintu bibi byica abandi, hagomba kuvamo ibintu bibi, tukubone ugaragara. Kuki wihisha inyuma ya computer, ya telefone yawe aho abantu batakubona? Wabaye nyawe mu nzira, mu kazi, ku ishuri, muri community tubamo, abantu muhura muganira museka, bahazi kuri umuntu. Ariko inyuma ya computer, inyuma ya telefone aho batakuzi, uri umuntu utari mwiza, niko nakwita. Niba koko ari byo ugamije, bikora abantu bakubone. Ugira konti 2-3 yawe nyawe tuzi, tubona isura, amafoto, amazina, ariko ku ruhande ukagira indi yo gusohora ubumara, ubwo burozi bwawe ukabusohora mu bantu. Kubera iki? Ufite ikihe kibazo? Iyo umuntu afite ikibazo arigaragaza, abantu bakabimenya ko dore iyi sura n'iri zina niko bimeze. Ni umugome, ni umuntu uvuga ibigambo bibi, ni umuntu ukomanta kuri bibi. It's okay. Gira isura imwe bakumenye uko kuntu. Noneho bikanababaza, uza gutuka abantu bagaragaza amasura yabo, bagaragaza amazina yabo, batanze ibitekerezo byabo uko babibona. Wowe ukaza utari nyawe. Kubera iki? Ni iterambere. Ufite ibyo byungukiramo, ariko umenye yuko ibyo bitekerezo byawe ni uburozi, kandi uburozi burica. Uyu munsi urimo uramutuka, urimo uramwica, ariko amaherezo nawe bizakugarukira. Ukora ineza ukayisanga imbere, ni nabi nayo ugisanga imbere. Uyu munsi rero urumva wabarushije ubwenge, ntibazi izina ryawe, ntibazi isura, ukibwira ko uzabaho gutyo, nta kibazo uzagira. Oya, ntabwo ariko bimeze. Hanyuma rero nawe ubona ukabona umuntu arimo arasenya undi, arimo arica undi muri commentaire. Kuko kwica ntabwo ari ugufata umuhoro ngo wica umuntu, ntabwo ari ukumuha uburozi ngo anywe apfe, ntabwo ariko kwica gusa. Ushobora no kwica umuntu mu bitekerezo. Muzarebe mu ihohoterwa rikorerwa umuntu, harimo n'ihohoterwa rikorerwa imyumvire n'amarangamutima y'umuntu. Uyu munsi rero niba umuntu aje akita izina, agashyiraho ifoto itariye ku mbuga nkoranyambaga, yarangiza akaza akabiba urwango, akazana uburozi afite muri we, agakomanta cyangwa se agashyira igitekerezo cye ku ifoto y'umuntu, ku gitekerezo cy'umuntu, n'ibindi bindi bibera ku mbuga nkoranyambaga, nawe ugaragara tuzi tubona, ukaza ubigiramo uruhare, wenyegeza umuriro, ushyiramo akunyu, ushyiramo utugambo kugira ngo ibintu bishyuhe, biryohe, bisekwe, murimo mugirira nabi umuntu, nawe muba muri kimwe. Nawe muba muri kimwe, impu zombi wafata ukigira mwiza, ariko ibyo bintu uzi kubikora ntabwo ari byo. Hari n'abantu bikinga, nakwita ko ari nyaryenge, ugasanga we ntabikora, ariko abihereza ababikora. Amafoto, ibiki, ibintu bisebya umuntu runaka, ukabihereza undi muntu, kuko wowe utagira ubugabo cyangwa ubutwari bwo kubikora, ukabihinda kugira ngo ajye gusenya no kwica ubuzima bw'uwo muntu. Uyu munsi sinzi impamvu nakoze iki kiganiro, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ukora uyu munsi ejo uzabisanga imbere, ubyangu byemere. Nsoza rero nagira ngo nshuti yanjye, muntu ufite amamega yawe, amadata yawe, ufite internet, inkuru ubonye mbere yo kuyisakaza ujye wibaza ngo iyi nkuru niyo, ukoresha ubwenge bwawe. Hari ikintu kimbabaza bajya bavuga ngo umunyarwanda ngo iyo ushaka kumuhisha ubwenge ubishyira mu nyandiko. Uyu munsi njye ndeba umuntu afite internet,
afite umwanya, ariko kugira ngo ajye gukora ubushakashatsi bwisumbuyeho nta mwanya afite, nta bitekerezo. Kubera iki? Inkuru irasohotse, urabibonye. Shakisha abakoze icyo kiganiro cyangwa se abavuze kuri icyo kintu benshi, wumve ibitekerezo bitandukanye, noneho nawe ukora ikintu kimeze nka resume, ikintu kimeze nko kuvuga uti okay, bya bintu nibyo. Ubanza urebe ese ni ukuri, ese uyu muntu wabitangaje we ninde? Kuko nujya kureba ugasanga uwo muntu ntazwi, ntagaragara, ntaki, harimo impamvu, agamije icyo abitangaza. Ese wowe ugiye kubitangaza nawe ukabifata ukabyohereza, kuki ushaka kubyohereza? Wowe ufite uhe mugambi? Uwabikoze afite impamvu, kuko yafashe umwanya we, afata amafaranga ye, afata channel ye, niba ari channel ya YouTube, afata ikinyamakuru cye, agiye kubikora. Wowe ufite ihe nyungu yo kubitangaza? Muri kumwe, mufite umugambi umwe, wemeranya nawe, urabona ko ibyo bintu koko bikeneye kumenyekana bikazenguruka, ni iyihe mpamvu wowe ushaka kubitangaza? Hari n'igihe ikintu gisohoka ntikimenyekane, ariko uruhare ugize rwo kubifata nawe ukabikwirakwiza, bikabiha umurindi, bikaba byinshi cyane, ugasanga biramenyekanye kubera uruhare wabigizemo byo kujya kubigira gute, kubizengurutsa. Hanyuma ikindi kintu, ese kugiye kubitangaza, rezilita zizavamo, inyungu zizavamo, zizakugarukira nawe uvuga uti yego nanjye hari akamaro nagize muri sosiyete. Uyu mwana yari yarabuze, iri tangazo nanjye ndarisirikije, ndarikwirakwije, umwana nabone kuzishima. Ariko noneho hari ahantu barimo bagira gute, barimo basebya umukobwa runaka cyangwa umuhungu runaka wambaye ubusa, wasinze uryamye mu muferege, wananiwe kwicara kuko yanyweye inzoga nyinshi, nawe ukabisirikiza. Inyungu ni iyi, ugamije iki? Gushyushya abantu no kuryoshya? Wabuze ibindi uryoherezamo se? Wabuze ibindi upostinga? Ariko noneho bikanambabaza, urabikora wangiza ukicara ugashima Imana ukuntu uri igitangaza. Menya ko nshuti, hari uburyo natwe tugira uruhare, umuntu ashobora kugira uruhare mu kwica ubuzima bw'umuntu no kuburangiza bitewe n'ibyo yapostinze n'ibintu yakomantinze. Ujye utekereza biriya bintu bikuriho, biri ku wawe, wakwishimira ko bizenguruka kuriya? Wakwishimira ko abantu babipostinga n'amagambo abiherekeza atari meza? Wowe wabyishimira? Hoye, none kuki wumva ko bitakuriho byaba ku bandi? Ikiganiro cya BaradaVibes, mugira ibihe byiza.